umuntu wese arebe yabo witeka atarari mu ruhande rwe. Ariko ijambo riratubwira ngo iyo atahaba abanzi baba baratumise bunguri. Iyo atahaba ngo tuba twaramaze gutembanwa kera twaranibagiranye. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye ahereza Imana icyubahiro kubera yuko yamukoreye ibyo umuntu atari kumukorera. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Evangeliste Devota n'ugiye kuritugezaho. Nizere ko riraza kugira ikintu ribamarira. Kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Murakoze, reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana duteguriye. Haleluya. Ikaze kuri Mukakarangwa TV. Twongeye gushimira Imana ko yongeye kuduhuza. Twongeye gushimira Imana ko hari iminsi duciyemo yari ikomeye. Hari iminsi yari toroheye abagenzi, ariko kuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu tugejeje uyu munsi turamushima. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ukunda kudukurikira ufashwe n'ijambo, ariko reka mbere tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, aturamburiye akaboko, shyirwa hejuru kandi wamamare. Iyi saha n'uyu munota turasenze kugira ngo uzubane natwe nk'uko wabanye natwe mu bihe bitambutse, ukomeze ubane natwe. Turagushimiye kuko utajya ubura kugenza abakubaha. Turagushimiye kuko uri imfura. Turagushimiye kuko ushobora byose. Turagushimiye kuko uri intwari. Turagushimiye kuko uzaza utazatinda. Turagushimiye kuko uri ibyiringiro, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemera rero ubane natwe, akanya keza turimo twumvire kandi uduhagarareho. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu wabambwira imwe gusa, amen. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru kandi Imana itwumvire. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana tugiye kubanza kuririmba. Nitumara kuririmba twumva ijambo ry'Imana. Ariko umuntu wese udukurikiye, impamvu njya mbasha kubanza kuririmba ni ukugira ngo ubashe gukanguka. Haleluya. Ibyo ubuherereyemo ubanza uze wumva ijambo ry'Imana, ariko na mbere wumva indirimbo iri kuguteguza, ubashe kuyikunda, ubashe kumva iby'Imana ibivuganye nawe. Nufata umuririmbyi, harufashwa no kumva umuririmbyi, harufashwa n'ijambo, byose nubihuriza hamwe ugira ikintu na kimwe ukuramo, ukigiraho kikuvana, kigere naho kigutambutse. Rero ntukazajya uza ngo wigendere utumvishije icyo Imana yavuganye nawe. Ntukazajya uza ngo wigendere udafashijwe n'umuririmbyi cyangwa udafashijwe n'ijambo, aho kujya ufashwa nabyo byose ubihurize hamwe ugira icyo ukuramo. Tuzabane mu bwami. Imana ihabwe icyubahiro. Iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira. Iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira. Ntabwo isinzira. Ntabwo isinzira. Imana ntabwo isinzira. Iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira. Iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira. Iratureberera waba uri mu bibazo ntabwo yasinzira. Ntabwo isinzira. Ntabwo isinzira. Imana ntabwo isinzira. Amen. Imana ihabwe icyubahiro.
imana yacu iratureberera ku manywa na nijoro. Ku manywa irakureberera, nijoro irakureberera, ntabwo isinzira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi 124. Dusome mu izina rya Yesu kuva ku murongo wa mbere, turayisoma yose. Haranditse ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ari ko Abisiraheli bavuga. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Intego mfite iravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ari ko Abisiraheli bavuga. Amen. Aka kanya hariya hari Abisiraheli, ndagira ngo wowe udukurikiye uhite umfasha aka kanya, dusubize amaso inyuma. Imyaka umaze ku isi usubize amaso inyuma. Mfasha nanjye imyaka amaze ku isi subiza amaso inyuma, ndebe ibintu naciyemo, nawe nyemera urebe ibintu waciyemo kugeza uyu mwanya. Reba ingendo wakoze, waba uri mu ndege, Uwiteka yatahaba byari kugenda gute? Ndebera amato wagiyemo, iyo Uwiteka atahaba byari kugenda gute? Ndebera indwara warwaye zitandukanye, iyo Uwiteka atahaba byari kugenda gute? Ndebera ibibazo wahuye nabyo, iyo Uwiteka atahaba byari kugenda gute? Ndebera ugiye kubyara, iyo Uwiteka mutajyana byari kugenda gute? Urajya usubiza umutima wawe. Aka kanya navuze ngo umuntu wese nareba igihe gishize yo kureba icyo atazi, imbere ntaguhaza. Umuntu wese arebe iyaba Uwiteka atari ari mu ruhande rwe. Ariko ijambo riratubwira ngo iyo atahaba, abanzi baba baratumize bunguri. Iyo atahaba ngo tuba twaramaze gutembanwa kera, twaranibagiranye. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye ahereza Imana icyubahiro, kubera yuko yamukoreye ibyo umuntu atari kumukorera. Cyagiye byari bikomeye wabonye Imana, cyagiye wabuze abantu wagumanye n'Imana, cyagiye ngo isuri yarije kugutembana, Imana yaravuze ngo wasuriwe sitope. Imana wabanye nayo, Imana warayibonye, Imana yarakurwaniriye, Imana yarakurinze, Imana yakurwaniye urugamba, Imana yarakuneshereje, kubera yuko yabaye mu ruhande rwawe. Umuntu Imana iri mu ruhande rwe nahatere haleluya yuko Imana yabanye nawe. Ubundi nawe utarayibona, ndagira ngo uyu mwanya yibone, abone ko nta kintu yakwishoboza adafite Imana. Ariko abantu bamaze kuguheba, Imana ihitiza ikavuga ngo ndahari. Abantu bamaze kukureka, Imana iraza ikabana nawe, kandi ngabo abantu basiga baguteze ikigoyi. Uyu mwanya ndagira ngo haleluya, ndagira ngo nkubwire ngo abagutega ikigoyi, abantu baguteze ikigoyi, Imana ije kukigukuramo. Akiri humure, abaguteze ikigoyi ukivuyemo kirashibutse, uragiye kuko uri kumwe n'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Waba urwaye umaze igihe ku gisasiro, ariko icyo kigoyi kiracitse, uvuye muri muzima. Waba ufite amadeni, rero nkubwire ko Imana ikuvanye mu kigoyi cy'amadeni, aho kusigaranye mu mashimwe. Waba ufite ibintu bikuremereye, nkuzaniye inkuru ivuga ngo Imana ikuvanye mu kigoyi kiracitse, uratambutse. Nkuzaniye inkuru ivuga ngo aho wamaze igihe ugendera, igisuzuguriro kikumazeho igihe kirarangiye. Uko niko Imana avuganye n'Abisiraheli, nawe uyu mwanya ivuganye nawe ngo kuko yabaye mu ruhande rwawe ikakuba hafi,
uyu mwanya yongeye kukubera Imana, yongeye kukwiyegereza, yongeye kukugaruka ifite ibambe, yongeye kukurwanirira, yongeye kugutabara. Reka dusenge Imana isubizemo imbaraga y'ubutwari kandi ukomere. Imana dushyigikire, yongere ibane natwe. Abo yavanye mu kigo dutere haleluya, abakirimo tuvuge ngo tukivuyemo, abafite ishimwe baritambutse, abiyemeje gukorera Imana bayikorere, abiyemeje kwishimira bayishimire. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, ntabwo ihinduka. Abantu barahinduka ariko ntabwo ihinduka. Imana yacu ishimwe. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Tugushimiye kuko byari bidukomereye. Hari igihe amazi yaturenzeho ariko ntiyadutembana. Nuhabwe icyubahiro. Tosta ya bine fogre. Fasha umuntu wese udukurikiye aho aherereye hose, aho ari hose, abashe kureba inyuma he, arebe ibyo yakoze agushimire. Kandi n'abavuye mu kigoyi wakira amashimwe tugushima, ndetse n'abandi bakigutegereje uza kubakura mu icyo kigoyi. Kandi umuntu wese mwiyereke mu mwanya we kandi umutabare kuko agutabaje. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.